On TTV. Hello guys, it's me again Vinka, it's Kids Talk again. Guys, uyu munsi tugiye kuganira ku bana b'abakobwa batwara inda n'abahungu batera inda. Ese kubera iki ubundi baterwa inda cyangwa kubera iki batera inda bakiri abana? Ese wowe wumva bikwiye? Nk'uko bisanzwe rwose ntabwo bikwiye. Nta kuntu umwana muto w'umuhungu ashobora gutera inda n'umwana w'umukobwa ngo atware inda. Kuko of course uri kubyumva ko bari muri nuza n'umwana. Rero abana b'abakobwa baterwa inda habamo ingaruka nyinshi. Either abana b'abakobwa cyane nko mu cyaro, abana b'abakobwa batewe inda bakunda kuba bari muri societe yabo yiharira. Bakunda kuba bafite kwa kundi mu rugo bakamugira igicibwa mu baturanyi, bagatangira kumwita amazina atandukanye, ni indaya, ni igihomora, yigize ikirara, yigize umuntu uri aho ngaho udashobotse kubera yanda yatewe. Bikaviramo bakeya muri bo kuba bahunga imiryango yabo nk'abana bo mu cyaro, bakava mu cyaro bakajya mu mujyi ngo bagiye gushaka imibereho. Ntabwo uzi ahantu ugiye, suzi ngo usanze yonde, suzi ngo nugerayo biragenda bite. Ese nzaronka nk'uko nagiye gushaka amafaranga? Ese nzakora baka nongere ngaruke mu rugo hahandi barimo kumbwira amagambo mabi, barimo kunshunaguza? Ni hahandi usanga abana b'abakobwa bari mu mujyi wa Kigali, ugasanga yagiye mu kazi k'uburayi kugira ngo abone ibibatunga we na wa mwana yakuye mu cyaro. Ibyo rero biba ku babyeyi batabasha kwihanganira icyo kintu ngo umwana w'umukobwa yatwise cyangwa yabyaye bitewe n'imyaka agejeje runaka. Bigatera benshi guhunga imiryango yabo. Ntago umwana w'umukobwa azicara mu rugo yumve ya magambo bari kumubwira. Ejo n'ejo bundi wa mwana ashobora gukura yabyaye nawe agakomeza kumva ya magambo. Rero ahunga wa muryango kubera bya bintu abwirwa, bya bintu yumva, akumva atewe ipfunwe, akibaza se bagenzi banjye barimo kwiga, bagenzi banjye barakunzwe muri famiye, bitaweho, bafite buri kimwe cyose mu rugo, ariko njye ndacanga ku muturanyi ambwira dore wa mwana wa runaka, dore wa mukobwa wa runaka ni ikirara, dore yatwaye inda ku myaka yiwe ingana kuriya. Ese kubera iki umwana w'umukobwa ari we wenyine ukwiye kugira cyangwa se guhohoterwa bigezwe aho ngaho? Kuki bitagaruka no ku mwana w'umuhungu? Ntabwo uwo mwana w'umukobwa yitera inda, of course haba habayeho ko bagira imibonano. Kubera iki umwana w'umukobwa ari we ugomba guca muri izo nzira zose, agasafaringa mu buryo bwose bukwiriye, agasafaringa igihe cyose paka umwana avutse, paka umwana ari mu nda, igihe cyose umukobwa akari usafaringa nkaho ari we wenyine uri muri iyo situation. Kubera iki ababyeyi benshi ntago bumva ko umwana w'umuhungu ari icyaha yakoze cyangwa ari kosa yakoze bitewe n'imyaka afite? Kenshi cyane bishoboka bigaruka ku mwana w'umukobwa. Umwana w'umuhungu usanga no mu rugo hari famiye idakunda gukaza ibintu, ugasanga baramubwiye okay wateye inda nuko nguko, uwo mukobwa mwihorere, iwabo bazamwitaho cyangwa bizagenda gute? Ese nta nubwo mutinya ubwo buyobozi? Ntago mutinya ko wenda umwana wanyu bashobora kuza bakamufunga? Kubera iki mwebwe? Kubera iki ababyeyi bo badakwiye guhana abahungu? Kubera iki abakobwa ari bo bakwiye guhanwa? Niba ari ubuzima bw'imyororokere burabwirwa abakobwa, niba ari iki birabwirwa abakobwa, niba ari uguhana umwana birabwirwa abakobwa. Ugasanga no muri famiye mufite cyangwa mu rugo hari ingeri zose, hari abahungu hari n'abakobwa, mwabyaye ibitsina byombi, ariko ugasanga niba bagiye kugira inama ku buzima bw'imyororokere cyangwa hari ababyeyi babikora, ugasanga niba abakobwa bari guhamagara kamwita abahungu bo mugende, ntago mukwiye kubyumva. Niyo mpamvu habaho ko bashegera bya bintu batazi, bashegera kwa kumenya ubuzima bw'imyororokere bakajya kubitestingira ku bakobwa, kuko ntago mu rugo babanje kubwirwa ngo nukora iki ngiki biragenda buki haravamo iki ngiki. Kubera iki wowe wibwira ko byangiza iki cyangwa bitera iki kubona umwana w'umuhungu ari we wumva ko nta kintu yakoze? Yateye inda birumvikana ku myaka yari yo yose yaba afite. Ejo bundi hari inkuru nigeze gusoma numva ngo umwana w'umuhungu ufite imyaka 9 ngo yateye inda undi mwana. Imagine umwana w'imyaka 9 aracyafite kurerwa, aracyafite kubwirwa inama uti kora iki ngiki, kora iki ngiki.
urumvikana ni nko muri primaire gutyo yateye inda noneho undi mwana. Nta mwana urera indi nk'uko mubizi. Niyo yayitera ashobora kwenda no kuyitera umukobwa uri hejuru yiwe afite nka 10 n'ingahe, uwo mwana ntabwo azarerwa niwabo w'umuhungu, agomba kurerwa niwabo w'umukobwa. Kubera iki? Kubera iki abana b'abakobwa aribo bagomba gusafaringa bonyine? Ibyo bintu rero akenshi iyo umwana w'umukobwa bimubayeho nk'uko nguko, hari imiryango imwe n'imwe niyo umukobwa bamufata ku ngufu, reka tuvuge ko bamufashe ku ngufu n'abantu atazi, byaciye wenda mu nzira nawe yihuse atamenye ngo ni bande. Umubyeyi biragoye kujya ku karubanda ngo abwire abantu ngo umwana wanjye bamufashe ku ngufu cyangwa umwana wanjye yatewe inda. Uba wumva ari ipfunwe ugiye kujya mu bandi babyeyi, uba wumva mu mudugudu ukoze ishyano ari ibintu bitabaho, ugapfukira cya kintu umwana wawe bamufashe ku ngufu, ukagenda ukamuryamisha mu rugo, ukavuga ihishe, bizagenda gutyo, uzava mu nzu ari uko inda yavutse cyangwa ugiye kubyara. Kubera icyo ugiye guhishira uwo mwana wawe w'umukobwa yatewe inda cyangwa hari izindi risike yagize mu gufatwa ku ngufu? We mubyeyi ntabwo ukwiye kumva ko umwana wawe ari nk'icyaha yakoze cyangwa ari ikintu kidasanzwe yakoze, ntabwo yaciye nk'amabere. Ibyo bintu ni ibintu bisanzwe hano muri sosiyete. Hari abantu benshi ntabwo bakwishimiye, ntabwo bishimiye uwo uriwe, hakabaho icyo kintu cyo gufatwa ku ngufu. We wibwira iki? Ushobora wenda no kuba iyo nda atayitwara cyangwa izo ndwara akazandura kuko habayeho ubufatikanye bwawe nk'umubyeyi. Niba uri bujye kumuhishira uvuge ngo reka tubihishe umwana wanjye yatewe inda, icyo gihe ubu uhishiriye indwara nyinshi zishobora kwanduriramo, n'iyo nda ishobora kuza. Ariko iyo nda ntabwo ishobora kuza yaciye ku muganga cyangwa hari umuntu wamwitayeho. Ashobora kumuha izo pills wenda ntasame iyo nda cyangwa ntarwara izindi ndwara. Ariko se wowe uri kumva gute niba umwana wawe ugomba kumwihorera cyangwa akaguma aho ngaho mu nzu agatwara yanda kandi nawe utayifuzaga? Kubera iki? Bwabujije bwa bumenyi bukeya bwo gupfukirana umwana cyangwa gupfukirana icyaha cyabayeho. Murabizi ko guhishira icyaha no kugifatikanya birahanurwa cyane. Bituma hari na benshi cyane bakomeza kwidegembya hano hanze, ugasanga nk'umuntu yakoze ikintu kidasanzwe kitabaho, ariko kwa guhishira, kwa kugira ipfunwe rya kuvuga ngo baranseka, baranyumva nabi, nubashe kuvuga ikibazo uhuye nacyo. Ku mwana w'umukobwa rero akenshi ashobora gusama iyo nda cyangwa gutwara iyo nda atari uko iwabo babuze ikintu, atari uko bamufashe ku ngufu nk'uko nari ndimo kubivuga. Ushobora kuba imyaka yawe urimo igura twongoza, ushobora kwifuza ibintu byose, ushobora kwifuza testing iki ngiki, ushobora guca mu bintu byinshi bigiye bitandukanye kubera ya myaka urimo. Ese uribaza uwo muntu muri kumwe cyangwa ako kanya iyo time uriho, ujya utekereza ahazaza wawe ngo wibaze ejo nzaba ndi hehe? Kuki ugomba kwicara wumva ko umuhungu ari nka banki yawe ugomba kujya kuviduramo? Reka mbyite gutya, ukumva ngo niba nkeneye iki ngiki ntago ndi bukura mu maboko mufuka ngo njye gukora. Ukumva ngo uri umwana w'umukobwa ntago ukwiye kujya ntawe wakora imirimo y'ingufu. Ntago ubukarane bwagenewe umuhungu, ntago ubuyede bwagenewe umuhungu, ntago imirimo y'ingutu iyo ari yo yose yagenewe umuhungu. Ntago ayo mafaranga ntago yanyabona y'igitsina. Nope. Ntago ayo mafaranga iyo ngiye kuyafata mu ntoki nta gitsina kiba kiriho ngo uyu nayo umuhungu gaye nayo umukobwa. Wapi. Ugomba rero kumva ko nawe ushobora kwihereza ikintu icyo ari cyo cyose bidaciye mu nzira ngo urajya gusambana, ngo urajya gukora ibiteye isoni kugira ngo wa muntu aguhe amafaranga. Igihe cyose ujye wicara wibwira ko ninguha ayo mafaranga cyangwa naguha ayo mafaranga niwumve ko bizarangiraho, uba ugomba kugira ikindi kintu umuhereza. Ntabwo iyi si ari iy'abanyempuhwe cyangwa ari umuntu ufite ugomba kugufasha. Oya, ni mpanguhe. Niba ukeneye amafaranga, ukeneye ikintu mfite, ugomba nawe kugira ikintu umereza nkeneye. Ntago rero icyo gihe niho habera izo nda, bagatwara inda, bakandura indwara zitandukanye kubera kwa kudakora, kwa kumva ko uzicara ibintu byose bikakuzira, kwa kumva ko ntago ushoboye, uri umwana w'umukobwa uzicara tu banzanire ndahamagara umuhungu ahita anyoreza amafaranga ako kanya, ukumva se tu
birarangiye, ejo n'ejo bundi mwashwana ugahamagara undi, gutyo iminsi ikagenda yicuma. Wowe ukibwira ko ari byiza uri kubona amafaranga ku kanya, ntago uvunitse, urashama amayinite y'ijana, umuhungu ahita akohereza amafaranga 5,000 cyangwa andi yose ushaka. Icyo gihe ntago uzakora nyine, nta muntu wanga iby'ubuntu. Niba agwaye amafaranga ku kanya akakuyihorera wenda ntagire ikintu akwaka, wikumva ariko ari impuhwe yakugiriye. Ari gutestinga mind yawe, abona urashaka amafaranga angana iki ku rugero rwawe. Ejo naguha amafaranga agatuza, bwa kabiri agatuza, bwa gatatu ntago azatuza. Ntago ari musaza wawe, ntago ari papa wawe, nta nubwo ari uncle wawe. Eda na papa wawe reka mujya mwumva kesi nyinshi bavuga ngo ababyeyi bafasha abana babo ku ngufu. Kubera igeze ibyo bintu bibaho cyane, na wa mupapa mubana na wundi wumva ngo ni daddy muri amashumi, ntago daddy yankorera ibyo. Kubera iki? Afite umubiri ufite undi. N'uwo nguwo wiyegereza muri papa wawe cyangwa ni uncle wawe, yagukorera ibintu udasanzwe uzi cyangwa ibintu utitega. Kuko hari amafamiye menshi ugasanga umugore n'umwana babayeho nk'abagore nyine mu rugo, ariko we hanze wababona ukavuga uti uriya ni daddy, uriya ni mami, uriya n'umwana. Oya, mu rugo hari igihe usanga ari abagore babiri, kandi umubyeyi akumva birahagije nta kibazo, arabona buri kimwe cyose akeneye, arabona buri kintu cyose ashaka. Rero nta kuntu hari n'ababyeyi rega bagurisha abana babo kugira ngo babone amafaranga. Amafaranga rero ni uburozi bumwe bukomeye cyane hano ku isi. Nta kintu wakora udafite amafaranga. Ntago uzajya ahantu ushaka ikintu ngo useke ngo baguha amafaranga. Oya, niyo wa brosa akaje namenye yawe ntago yinjiza, urumva. So ikintu rero nababwiraga, mwebwe bakobwa cyangwa abahungu, ntago ababyeyi bakwiye kwicara bumve ko umwana w'umuhungu nawe biba birangiye aho ngaho dugomba gusafaringa nk'umwana w'umukobwa uba watwaye inda. Mwese muba mwagiye muri iyo condition. Niba ndi bubyare hari umuntu uri bwitwe papa nkitwa mama. Niba kandi ibyo bintu bibayeho, we mubyeyi uritwara gute ku mwana wawe kugira ngo ataguhunga ngo ajye gushaka ubuzima bw'ingutu cyangwa ajye gushakira amaronko ahandi? Of course agomba kujya kuyashaka ahandi kuko abona mu rugo muri kumutoteza mu kumubwira nabi, kandi ntago azifuza ko umwana wabaho nabi. Agomba kumushakira amaronko, agomba gukora bya bindi biteye isoni kugira ngo abone amafaranga atunga umuryango we cyangwa atunge abana be. Rero ikintu nababwiraga, bakobwa mugerageze mukura amaboko mu mufuka. Nta mirimo yagenewe umuhungu cyangwa umukobwa, imirimo yose tugomba kuyikora. Ikintu wumva musaza wawe yakora nawe wagikora. Ikintu umusaza wawe yakora icyo ari cyo cyose ntago cyakubuza kugikora ngo ni ukuri umukobwa. Iyo mfite amafaranga ntago nyabonaho igitsina. Oya, ntago ujya muri banki ngo bakubwire ngo aya mafaranga ni ay'abahungu, aya mafaranga ni ay'abakobwa. Wapi? So every girl must not self-deprecation that she can achieve by anything we not given by anyone but by herself. Because as long as we wait for free things, prepare that we will give something in return. Guys, rero abakobwa ikintu nababwiraga, niba ugomba guhabwa ufite no guha. Ntago ndi papa wawe, ntago ndi mama wawe wo kuguhereza ikintu kiri free. Oya, ukwiye gukora ugakura amaboko mu mufuka kugira ngo ubashe kubaho mu buzima bwawe wifuza. Guys, ikiganiro cyari Kids Talk, nizere ko twabanye neza. Ciao. On TV.